papa mama yamushose umugeri mu nda maze niho yandiye inzara ari maniga hano mu ijosi. yego umugabo twabyaranye ntabwo nari gufata ngo mukandi ibintu bye, kandi imyaka 5 tumaranye ntabwo uyu munsi aribwo nayo mbonye kumukanda amabya. uyu munsi niwe ndiyara kubera kumfukama mu nda ntwite. ikintu twapfuye n'uyu mugore wa haruguru. nahise nzamuka ndongera ndamusanga, maze kuhamusanga Birintera ipfunwe kandi yambwiye yuko bategera bavugana, nyamara nasanze bari kuganira. Sinzi ijambo yamubwiye ryanciye mu matwi ndimo ngenda. Nakutekereza n'inda mu nda ukuntu nigwa ngendana n'inda. Umugabo yavugirije hari 5:30 narindi maso narindi kureba filime, numva umugabo avugije induru cyane ngo ni mu ntabare mwabaturanye mu mugora nkanza amabya ni mu ntabare. Ninjye wa mbere wabanje gusohoka, abandi bose basohotse nyuma. Akayavuga ngo ndapfuye. Turakomanga umugore yanga gukingura, turakomanga umugore yanga gukingura. Angije yumvise hajemo ibya polisi nibwo yakinguye urugi. Babaza umugore akavuga ngo amukubise umugeri wo mu nda ngo amukanza amabya yitabara. Babaza umwana akavuga ngo umugabo ngo papa ngo mama afashe papa ngaramukanda ngo amabya. Abinjiye mu nzu yari yambaye ubusa nta kintu na kimwe yambaye. Bamutoreye hakabebe gutya barazamura, yinjije umugabo mu nzu atanazi ni mushyashya muri iki gipangu. Aragenda aramubwira ngo umugabo wanyara mu buriri. Slim Jesus. Yes. Dore yaje uri kuri kode. Umeze neza mama? Umeze neza. Ari bara kuri kamera. Bakuta ngo iki? Banyitamo Kamana Nyirarukundo. Kamana Nyirarukundo. Yego. Twumvishe inkuru ngo wafashe amabya y'umugabo wawe urayakanda. Byagenze bite kugira ngo yakande? Yambeshye dore hano yankomerekeje dore inzara hano. Ibi n'ibindi biseba hano inyuma murabibona, yandiye inzara. Yego. Kwitabara nk'umugore utwite ngiye byabaye ngombwa ko mufate mukange, nago namukanze ahubwo namukanze. Dr. hagara hano tuje ufata ishusho. Yego. Umugabo wawe aragira uti ngo wafashe ngo amabya yakanda, byagenze byatewe n'iki? Kibarambekera nago namukanze. Nk'umugabo twabyaranye ntabwo nari gufata ngo mukandi ibintu bye, kandi imyaka 5 tumaranye ntabwo uyu munsi aribwo nayo mbonye kumukanda amabya. Ngiye byabaye nubwo muri abanyamakuru byabaye nko kwitabara, mvuga ati yenda ni mufata harano, kubera ko numvise bavuga yuko iyo wafashe umugabo ahitagira ubwaka kurekura, byabaye nko kumukanga kugira ngo ave hejuru kuko ari yamfukamye hano mu nda. uyu munsi niwe ndiyara kubera kumfukama mu nda ntwite. Yagupfukamye mu nda, none se kuki we arimo aragaragaza nkaho ari we warenganye? Nyine kubera ko abagabo agomba kugaragaza ko yarenganye, ariko nyamara ni ngiye warenganye. Ko mwabanyamakuru mwe dore nkora hano hakurya, mbere nakoraga Sonatibe, dore umwana we n'uyu nguyu niwe tudufitanye. Mbere nakoraga Sonatibe amaze kuntera intege ziza kumbana nkeya, zimaze kumbana nkeya ndavuga ati reka nshaka akazi hafi ndeka kwicara kugira ngo dufatanye duhurize hamwe. Ariko ngiye ntago bashaka ko duhuriza hamwe, waba ashaka guseha ashyira ku ruhande. Namugira inama nk'umugore we wa mbere twabanye, namugira inama se waretse tugashyira hamwe tukagira ikintu twakigezaho, n'umwana wacu akazabona ubujya ku ishuri. We wakanyereka ko nari kumwe nawe. Ubwo rero yanyeretse ko nari kumwe nawe, nihane mvuga ati ndemera nikote kuba ngenda ntwite inda nkagenda ndibwa. Ntago ari uko mba nishimye, ahubwo kuba ari ukugira ngo ndengere iki umwana wanjye. Uyu mwana arinze agira imyaka 3. Yego. Habe na bogisa ya senyisi aramugurira. Yego. Ababyeyi bagenda bamfasha bakambona nk'uko ndi umukene bakangirira neza. Yagukase he? Dore hano niho yandiye inzara ari maniga hano mu ijosi. Yego. Yamfukamye hano mu nda. N'umwana yabibwiye abantu bari hano mu gipangu baje gutabara ati papa yishe mama yamupfukamye mu nda. Bo bavuga yuko ari njyewe ngo wamushyizemo politike, niyo wabimwibariza nawe bwiwe yabikubwiye. Mugaragaza umwana ngiye kumubaza. Nimumugaragaza ndumva ijwi rye gusa, sibyo? Mwana ngo byagenze bite? Papa mama yamushose umugeri mu nda. Maze birarangira. Maze urarira. Kuki mwarwanya umwana bareba koko?
bitubaho buri munsi kuko ntago ari ahangaha hambere tubaye twabanje urumva twabaniye Sonatibe Sonatibe tuwabaniye nza kumuhunga nza hano narangiwe n'inzu n'umukomisiyoneri nangaha ndavuga ati aho kugira ngo nzamuke njye mu ntara njye kurushya ababyeyi banje njyana abana mu cyaro byatuma nigumira inanga nkashakisha ubuzima ndi inanga. Nta kintu utinya se ko mbona abantu bari kuvuga ko wakoze ibidakorwa ariko turabona uracyari muri karitsiye nta no gutinya? Njye ntago natinye nubwo nuko narinje nazi byabaye njye ntago nari gutinya kuko nabyo nishinza njye umutima wanjye ntacyo nshinze imbere y'Imana ntinya Imana ishobora byose nta na kimwe nishinza umugabo wanjye ntago mwanga ku buryo nakamukanze ibikoresho byiwe nanjye namubwiye mu gitondo ati nabyutse mu gitondo neka igikoma ndamuha n'ibyo kurya byari bihari ndashyushye ndamuha maze kumuha ndamubwira ati ariko papa Christian nubwo mbabaza njye ntago nkwanga urambabaza bihagije ngo ndakwiyamye ngo ndakwiyamye ariko mbere na mbere ikintu twapfuye n'uyu mugore wa haruguru umugore wa hano ruguru ubundi wamugana ikintu mwapfuye ni iki nicyo nari naranakikubaza muri make hani nicyo twapfuye maze ya mbere urana twageze ahangaha hari igihe kigera ubushomeri bugatera bakaba bwagera ku muntu bikaba ngombwa ko yenda wakitabaza umuntu uturanye wawe uriya mugore yimukiye hano vuba njye sinari muzi ariko we byanyeretse yuko bari basanzwe baziranye. Kubera iki? Nagiye guhaha ndavuga ndi nubwo ngiye guhaha ariko ngiye nta mafaranga afite ngiye kwikopesha hano kuri butike bankope ariko uwo nikopesha ni amakara acuruza ati hano haruguru mafite umugore ucuruza amakara tabase ubwo uwo mugore muraziranye se n'uwuhe aramundangira akimara kumundangira uwo mugore ndangije ngiye ndamubaza ni se murazira musanzwe muziranye ngo ho yanga ahubwo ngo ngiye kumwikopesha amakara. Ndaguha amajwi ndabona sound yawe isa nkirangiyemo iri gushira yaragiye amakara arayazana ajya kwikopesha amakara kuri uwo mugore ariko ni umugore nyine ni zino ndazo hanze hazirwa zidusenyera arizo zidushyiramo politike abagabaho kugira ngo baduhayire ahubwo amafaranga bakayereza izo ndayi noneho yarangije muri make yararangije amakara arayazana ageze mu nzu arambwira ati sheri watuze ukuntu umugore ambwiye sakubwiye ngo iki ngarambwiye ngo ntago yakwanga kumukopanga ariko umugore ntiyamukopanga ariko umugabo ndiye namukopanga kuko ngiyo nkoresha ufite ngo nayo mfite mu nzu nta n'umugabo ngira ndibana ngo ni karibu zaza ko arabikubwiye atarabimbwiye ate ndatuza bwarakeye asubirayo numva ngo yamwatse igiceri cyo kugura isigara ibyo nabyo narinzi ndamaze kujya kwaka igiceri cy'isigara uriya mugore ko nakubajije ukambwira yuko mudasanzwe muziranye mwamenyanye gute kugira ngo ugeze nawe ugiye kumwaka amafaranga ngiye bira bintu birambabaza bitewe n'uburyo mutwitiye ngiye birambaza kuba ngiye kukubyarira kabiri utaragera n'iwacu nanjye ubwanjye ntazi n'iwanyu birambabaza cyane bikantera ipfunwe basi ugenda ubikoraho ntabona ureka kubikorera imbere yanjye. Turi kuganira n'umugabo wawe yagize ikiniga ukabona ari hafi kurira mbese ukabona n'umuntu ugiye kurira akavuga ati ikintu cyambabaje uyu mugore nimugoroba twaryamye arancuka turyama twese twambaye busa nk'abaryamye bisanzwe noneho bigeze ninjoro atangira kunkora afata mu byanjye arayakanda avuga ati ndakwica. Nagaru uko byagenze nyine ngiye nibyo nari ndi kubatekerereza. Numva muri make ukuntu byagenze namuciye hano haruguru nari mvuye hano mu kazi muciye hano haruguru nanone yicaranye na wa mugore ndamubwira ati papa Christian ngo ino nkubaze ati se mu rwara kinze aramubwira ngo nago wakinze noneho ngo ino tuvugana ngo naye ngiye kumazi cyo guteka ariko hari amazi igihe guhera kuwa mbere yari atarajya mu kazi urumva ninjye wahahaga ibyo kurya noneho ndanye ndamubwira ngiye kumazi icyo turi buteke icyo najya kwikopesha hano hirya kuri butike muhamagaye yansubije ngo ndaje ngo genda ndaje ndamubwira ati ngo nkubarize hano nongere nsubireyo yahagurutse araza ariko nyine mfite ipfunwe bitewe n'uriya mugore bari bicaranye we barakomeza bari yongeye yaje maze kumubwira ibyo mubaza bisa nk'anciye amazi nk'atari kunyumva yarangije asubirayo nahise nzamuka nongera ndamusanga maze kuhamusanga
bintera ipfunwe kandi yambwiye yuko bategera bavugana nyamara nasanze bari kuganira sinzi ijambo yamubwiye ryanciye mu matwi ndimo ngenda. Yego yamubwira ijambo. Yamubwiye ngo ariko ngenda gukunda. Nekereje uburyo mufitiye umwana nakutekereza n'inda mu nda ukuntu niba ngendana n'inda kandi ariwe mugabo ari wowe wankuye iwacu narigeze mwihambiraho. Kuri abagore bajya gusura abagabo bakaba babasigira ibyo bababaza ugahita ugumaho njye nagaruko naje nurutse mu rugo na mama n'ababyeyi banjye baza aho ngiye ntabwo yagakwiye kumbabaza namubwiye ati sinshaka kukwihambiraho kugira ngo ugomeze umbabaze kuriya byatuma umbwira ati kiwanyu umuryango wancitseho kubera uyu mugabo. Kubera iki umugabo gucitse? Kubera uyu mugabo. Gute? Bo barambwiye ati ubundi uragomeza kubana n'umugabo tutazi, umugabo utakohereza no gustusura, umugabo nyabaki cyangwa uratubeshya ni za marine muhura aho ngaho wikodeshereza amaroge aho ngaho ukinjiza abo ubonye bose. Kwanga iwanyu bagufashe bageze bagufata nk'indaya? Bamfashe nk'indaya iwacu ku buryo nakuriye kwa sogokuru bashaka no kuba bagira icyo batufasha. Yego. Muze haza kubitekereza aravuga ati nta kintu naguha warankoreye wambere umwana mwiza ariko nta kintu naguha kuko wamukwe mwirwa mumbwira ngo ufite ntabwo muzi nubwo ndamubona. Yego wenda mukandaza kubahuza n'umugabo wawe numve ikintu ese wowe ijambo nyuma yuko amubwiye ngo aramukunda igitekerezo nge nashaka kumva kugira ngo uze kwisanga igitekerezo ari iki ari ugukana amabya gisigaye nagira ngo umbwire byari biturutse kuki? Ngiye urumva nabaciyeho ngenda nkuko inje wumva umugabo abwiye uwo mugore ngo aramukunda. Wumva umugabo wanjye abwiye uwo mugore ngo aramukunda ikiniga cyese kinyica ndakomeza njyaho naringiye neza nongera icyo narinjyanye ndakijyana maze kukijyana nongera ndagaruka nigira ko tuza mugahita mugenda tubwire bimeze bite? So ntago waturana n'umuntu ngo umwange sibyo? Uriya mumeri yadusanze mu gipangu aza tubwira ngo ahunze umugabo yaje atari kumwe n'umugabo haciye iminsi umugabo araza sibyo? So muri make nta muntu wanga umuntu wowe ukanga umuntu gute ubuzi gahunda ziwe buri wese hano agira urugo afite uko ayobora urugo rwiwe sibyo? Nta muntu wenda abantu bari bafanye ibituntu tw'utubazo bamwe baranimutse sibyo? Uyu muntu ni uyu mumeri je nago muvuga nabi simwanga nawe icyo yumva mubeshyeyeho azabivuge turaturanye gutyo umuryango ku wundi ni wa muntu utashobora ukuntu ateye. Aba bantu nubwo wenda hari ibintu batavugaho bahora bashwana baserera. Uyu mugore arasakuza noneho hahandi ashobora kwitatsa ngo baramwishe twese tukabyuka tukajya kureba twagenda tukabona umugabo ni uri kurengana sibyo? Byageze abantu tukavuga se tuzamenya uri mu mafuti arinde utari mu mafuti arinde sibyo? Ibyo kuvuga ngo umuturanyi ngo yagiye kumubitsa imyenda uyu mugabo nta nubwo yari ahari hari umudamu we turi mu nzu turi kwiganirira nk'abamere umugabo wazana imyenda aravuga ati yarakomanze aragenda arakomanga uri kumva twebwe turamubwira ati ni karibu ariko uri kuvuga waje ukabitubwirira hano oye nabaretse wenda naho igihe kiraza avuge arangije arakomanga turamubwira ati ni karibu azana imyenda aravuga ati umugore wanje twashwanye ari gushaka kunyangiriza imyenda nta kuntu mwamuyimfashije mukaba muyimbikiye ariko umugabo avuga uri nk'umuturanyi wakora iki? Twarayifashe tuyishyira mu nzu turayibika ejo bundi umugabo waragaruka aravuga ati umugore wanjye twaganiriye yacururutse ya myenda ni muyihe sibyo? Yafashe imyenda ye arayimuha arayijyana nta n'iminsi itatu ishize umugore hano haje abapolisi avuga ngo umugabo yanyaye mu biryo yariye amaze kurya ibisigaye abinyaramo sibyo? Icyo gihe abanyerondo baramutambikanye uko babikemeye ntago tukuzi nta cyumweru gishize umugabo yavugirije hari satanu n'igice narindi maso narindi kureba filime numva umugabo avugije induru cyane ngo ni mu ntabare mwabaturanye mu mugora nkanza amabya ni mu ntabare ninjye wa mbere wabanje gusohoka abandi bose basohotse nyuma ndagenda mvuga atari ko abantu bandi banatabara umuntu baramwica turi mu nzu nagiye nkumanga ku rugi ndavuga ati papa Kristo yabigenze bite arangije aravuga ngo ni mu ntabare
muntabare kuvuga kongera kumutabara biba birarangiye aragongera gusa akajya avuga ngo ndapfuye gusa hari abandi batipe bari bayegeranye nabo babyutse turakomanga umugore yanga gukingura turakomanga umugore yanga gukingura hashimye 30 umugore twamwinga inzanze gukingura umutipe wo ruguru yavuze atereka twitabaza ubuyobozi kuko uyu mugore yanze gufungura arangije yasekora kuri telefone arahamagara ahamagaye umuyobozi wese ahamagaye ntihagire n'umwe umwitaba ahamagara kuri polisi arangije yumvise hajemo ibya polisi nibwo yakinguye urugi umugabo yasohotse adashobora kugenda agenda acumbagira baramufata baramwicaza barangije bamubwira ati se mupfuye iki ntabwo yavugaga ikintu bapfuye ko ntabwo washoboraga kuvuga babaza umugore akavuga ngo amukubise umugeri wo mu nda ngo amukanza amabya yitabara sibyo babaza umwana akavuga ngo umugabo ngo papa ngo mama afashe papa ngo aramukanda ngo amabya abantu bose byumvaga uri kumva ibintu bikomeza kuba rwaserera tujya gushaka abayobozi hano hirya turababura ariko tunafite n'ikibazo wenda ubwo nabyo turabigiraho ubwo ngubwo nyuma nibwo baje baragira nyine abagabo bagenzi be baravuga ati umuntu ntabwo yapfira ahangaha natwe turabagabo byatubaho reka tumujyane kwa muganga ubundi ibindi tuzabimenyesha basohotse bambaye ubusa nyine abinjiye mu nzu yari yambaye ubusa nta kintu na kimwe yambaye noneho baramubwira ati fata imyenda wambare usohoke wambaye nibwo yakubisemo ipantaro abarasohotse nibwo abandi bagabo bavuze ati ibintu nakarengane reka tumujyane kwa muganga wenda ibindi leta izabyinjiramo ejo sibyo bahise bamuterura ntabwo ashobora kugenda bamutoreye nk'akabebe gutya barazamura hano ruguru hari agapirive sinzi wenda niba ariho bagiye kuko sinabashije kubakurikira bahita bagenda uri kumva uyu nguyu asigara mu nzu ikintu cyambabaje nk'umumere bro nimba afite urugo wenda hari ibintu mu rugo tutavuga yinjije umugabo mu nzu atanazi ni mushyashya muri iki gipangu aragenda aramubwira ngo umugabo wanyara mu buriri uri kumva wowe uri umuntu w'umugabo ufite umugore umeze gutyo yifata mu bana akagusebya akakubwira ngo unyara mu biryo agafata abana akababwira ngo genda akabajyana mu buriri akabereka ngo unyara mu buriri uri umuntu w'umugabo haryo ubwo ko kuvugishije ukuri ibyo bintu wowe wakumva ibintu bigushimishije ntabwo ibyo bintu bishimishije nta n'undi muntu byashimisha njyewe umuturanye byambabaje kuko wenda nanjye wenda ejo nanjye byabaho ariko ntabwo nageraho gufata umugabo mwabyaranye ngo ugende umushyire ku karubanda mu bantu ngo uvuge ngo umuntu ngo yanyaye mu buriri iryo ni ibanga ry'urugo niba nahanyara imyaka mumaranye niba kuko iyo myaka 5 bayimaranye so yakagombye nyine nabyi n'umusaraba we sibyo ibyo ntabwo tubizi ikindi narenzaho sinzi wenda niba hano umutekano w'aha hantu sibyo umutekano w'aha hantu mwadusabira ubufasha kuko umuntu yakwica undi kuko niba umuntu ahamagara ushinzwe umutekano akamubura abanyerondo akababura umudugudu umuntu wese akamubura bose mwahamagaye murababura so nta muntu n'umwe tutahamagaye bivuze ngo umuntu yakwica undi hano mu gitondo afite za nimero bakatujyana hagira umuntu ugenda bakomeze phone umwana gwino mwereka so nuce muri kamera mu gitondo bakatujyana umuntu yapfuye tuzira n'ubusa ibyo ntago ari byo ariko ibyo kuvuga ngo abaturanyi n'ukuri baramwanga nta muntu mwanga nta muntu wakitora ngo yanga umuntu sibyo mutamwanga murabona atari wenyine nimba kuki mwese nta numwe wahuje nawe nuko twese tuza amafuti yiwe rega none se ubu tuvugisha ukuri ubu nagenda nk'abakara akagiye mu bantu sibyo nese nagira ikibazo n'impamvu tubyuka tukajya gutabara nuko tuba tuvuga ati karabaye noneho birarangiye yewe rwose singiye wenda ese wakegeye hano mama egera hano ubundi bakubeshyera unahari uhagaze none se turamubeshyera yumva uhagaze ko nawe watabaye ngwino hano nta kibazo ntabwo twabimenye bamuvunira gufuka kuki mutatabaye ko namagaje abanyerondo bakaza abo bose ko bategeze bazi uyu n'umushinga umutekano Allo? Yego. Mwiriwe. Meze neza mutekano. Yego. Hano turi mu mudugudu wanyu turi abanyamakuru. Inkuru yuko ngo umugore ngo yafashe ngo amabye y'umugabo akayakanda wabyumvise. Oya ubungubu ndimo nyegiva mu nama. Ngo bagerageje kuguhamagara ngo bakwitabaze bare ko ari icyo wabikoraho ngo ariko ngo nagwa babaye hafi.
ntabwo nari mpari, nari nagiye mu nama ku murenge. wari uri ku murenge. Okay, sawa, birumvikana. Oya, ni umuntu ushinzwe umutekano, ntabwo nzi amazina ye. Egera hano hafi, Dr. mufate neza. Yego, tukomeze utubwire. So njye nta bintu byinshi navugaho kuko ibyo abantu bo mu ngo ntabwo babyitambikamo pe. Buri muntu wese afite umusaraba wiwe. Gusa nanamuhanura ibintu byo kuvuga ngo ugiye hanze urisebeje ntabwo ari ibintu by'umuntu wubatse. Kuko niyo umugabo wanjye ashobora kuba atanyara ku burari ariko afite indi defo. Sibyo, ashobora kuba atanyara kuri ubwo burari ariko afite indi defo. Nese nari nzajya aramusebye. Nese ubundi uwo mugabo we wumva ujya gusebye. Urumva byagera mu nzu ubundi bikagenda bite. Se handi amakimbirana aturuka. Nuko biba nyine hari ibintu umuntu. Ariko ngo uyu mugabo yakoze ikosa, ubundi rata we bakwangira icyo abaturanyi. Nanjye ntabwo mbizi nuko mbona bancitseho bose ubundi muri make banyanga ngo nuko ndi umukene kuko namwe mureba murabona ntabwo muje isura nawe muri ngende umukene pe. Rero kubera ko babona nta kintu bansaba niyo mpamvu banyanga. Bakwangira kuri umukene. Banyangira ko ndi umukene nta kintu nifashije. Nicyo kintu cyonyine bakwangira. Ariko umugabo bakamukunda. Siko numva ngo bavuganye ngiye mvugana nabo nta numwe ushobora kumpa mwiriwe cyangwa ngo mbe nataka ngaza nabari. Kandi wewe murumva yatatse we baza bahurura bariruka. Uwo munsi yamvunye igufwa ko bataje birukanka bavuga ati se koko karenganye ntabwo umunwa ari wabyimbye. Yego, noneho mfasha kuri mikoro, noneho ndeka mbe ndi hano inyuma ya kamera nkubaze ikibazo. Hanyuma wowe kuki utigeze ubabwira ikibazo cyawe? Mu kibazo wavuze ngo umugabo yakubwiye ngo cyabaye nk'ibase, niko wavuze. Wabibabwiye? Ntabwo nari kubabwira kuko ntabwo wajya kuyagira. Hari indirimbo ivuga ngo ntugatakire umuhisi n'umugenzi kuko ngiye nanze kubatakira kuko n'ubundi sinshobora kubatakira ngo habe hagira uwagira ute uwanabara. Niyo mpamvu rero nanze kirirwa mbayagira. Egera hano musa. Ngiye noneho ndagira ngo noneho dusoze, sibyo? Egera hano hafi.